ije kubongerera imbaraga. Buri muntu wese Imana ije kumwongerera imbaraga. Ufite undi muki niyo waburyiwe kuva mu gitondo kugeza nimugoroba, akugaburira kuva isaha ya mu gitondo uko isaha ikurikirana, nta muntu n'umwe ufite undi mu kiganza. Ubuzima bw'umuntu bufitwe n'Imana yamuremye. Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Abo gasmaye museke n'abaje bitagenda mwihangana mwemere museke mukame nakabasabye Imana tubageze. Haleluya. Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu. Abo turi kubonana live n'abari live, Imana duhana umugisha. Amazina yanjye yose yitwa Ingabire Esther. Ndi umuvugabutumwa bwiza, ndakijijwe kandi nkunda Yesu Kristo. Amen. Reka rero nshimire cyane amakorali yabanje yamfashije cyane. Sinzi niba Gosheni hariya yicaye yahaguruka, aho mwicaye nimuhaguruke musubiremo rya jambo ngo yetamura abahetami. Ni muri subiremo ka kantu. Again. Amen. Nanjye Imana yakijije inguma, ndi umugabo wo kubihamya, muyimera icyubahiro. Duhe Imana icyubahiro. Ni mwiza Yesu, ni mwiza, ni mwiza Yesu, ni mwiza, ni mwiza Yesu, ni mwiza. Haleluya. Amen. Ubwo se mwumvise mwanyakira mu yekorari ni zose. Reka dusome ijambo ry'Imana kandi turaririmba natwe. Haleluya. Mwese muraza kuririmba, hari indirimbo turi buze gufatanya kuririmba. Reka dusome ijambo ry'Imana twihuse mu buhanuzi bwa Yesaya, ibice byaho ni 40, umurongo waho wa 27 tugeze ku murongo wa 31. 27 tugeze ku muri 31. Igice cya Yesaya ni ibice 40. Ubuhanuzi bwa Yesaya ibice 40. Turasoma kuri 27 tugeze kuri 31. Turaza no gusoma mu byakozwe n'intumwa, ibice byaho ni 2, umurongo wa 8 n'uwa 9. Ibyakozwe n'intumwa ibice 2, umurongo wa 8 n'uwa 9. Reka dutangire muri Yesaya. Haravuze ngo, yewe Yakobo Isirayeli, ni iki gituma wiganyira ukavuga uti Uwiteka ntareba inzira zanjye kandi ibyanjye Imana yanjye irabyirengagiza? Mbese ntiwari wabimenya? Ese nturabyumva? Imana ihoraho, Uwiteka umuremyi w'impera z'isi, ntirambirwa ntiruha, ubwenge bwayo ntiburondoreka. Niyo iha intege abarambiwe kandi utibashije imwongeramo imbaraga. Abasore b'imigenda bazacogora baruhe, n'abasore bazagwa rwose. Ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya, bazatumbagira mu kirere, bagurukisha amababa nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Mwakire neza iri jambo ry'Imana. Turasoma ibyakozwe n'intumwa ibice 2, umurongo waho wa 8 n'uwa 9. Haravuze ngo, none se ni iki gitumye twese tubumva bavuga indimi z'iwacu za kavukire, kandi turi abapariti n'abamedi n'abanyeramu n'abatuye Mesopotamiya ni Yudaya ni Kapadokiya ni Ponto no Mwasiya? Mwakire neza ijambo ry'Imana. Reka rero natwe turi imbere ya ndirimbo. Haleluya. Nimuze kuvuga ngo nshobora kuba nabuze wenda ibyo nza kubabwira, murabizi neza ko ndabifite. Haleluya. Murabizi neza ko ndi umuntu uganira cyane, mba mbifite, ariko nanafashijwe cyane. Ni ukuri iri teraniro naryumvisemo Imana. Imana ibagirire neza. Buriya nta cyiza nko kuba
Imana yagutumye ahantu yagwaye message y'abantu, wahagera amakorari yaririmba ukumva nibyo ari gusubiramo, wumva neza ko uri kumwe n'Imana koko, kandi wumva ufite ibihamya ko Imana mwavuganye. Si uko dushidikanya yuko Imana ivugana natwe, ahubwo mu muntu habamo igihe cyose, habamo ikintu Imana yashyizemo cy'intege nke cyo guhora afite inyota kandi ashaka ibimwuzuza biturutse mu bandi. Ni byiza cyane ko n'abaririmbyi baza bahanura bagashimangira ijambo Imana yampaye. Imana mwongere muyimere icyubahiro. Ndaza kubisaba cyane ngo muhe Imana icyubahiro ntibibarambire. Iyo ndirimbo rero niyo mu gitabo, iravuga ngo ungimbere Mana isumba byose, genda umunyantege nke muri iyi siko ndi umwimukira, ntagufite ntagera. Ungimbere mbere nk'abinkingira, oh Yesu mbere nk'abinkingi. Aka kantu mwamundu tubirize mwiso isengere y'amazi y'ubugingo, unyoboze umuriro n'igicu mu nzira igana mw'ibirimbo. Usenga mbere impamba igintunga mu nzira, igintunga ngana mw'ijuru, kandi ningera ku nkombe ya rwa runabwo, uzampe gutinyu ayo amazi maremare y'urupfu, nayo nyambuke ngere aho nzaririmba haleluya, nzaririmba indirimbo zishimwe, indirimbo zigusingiza. Imana ishimwe. Abantumyeho ngo mbabwire ko ije kubongerera imbaraga. Haleluya. Imana ije kubongerera imbaraga. Buri muntu wese Imana ije kumwongerera imbaraga. Umukorari uri hano Imana ije kumwongerera imbaraga. Umukristo Imana ije kumwongerera imbaraga. Banyamasengesho Imana ije kubongerera imbaraga. Bantu basenze mu ijoro ry'impinduka Imana ije kubongerera imbaraga. Imbaraga zikoreshwa muri iyi si, zikoreshwa n'abantu bo muri iyi si zirushijeho kwiyongera. Ku manywa na nijoro abantu bari kugenda bakora ubushakashatsi bubongerera imbaraga ku bintu ibyo ari byo byose, kandi mu bikorwa ibyo ari byo byose. Abashinzwe gushakira imbaraga muri laboratoire barara bakora bagasimburana amashifti ku mashifti kugira ngo bagende bavumbura ibintu byinshi by'ubushakashatsi, haba mu miti, haba mu bimera, haba mu bintu byongera ibitunga umuntu n'ibitunga umubiri, ubuvumbuzi ku bimera, ubushakashatsi ku bintu byinshi. Abari mu ikoranabuhanga bo ntibahumeka, barahora bashakisha imbaraga. Mwibuke uko telefone zatangiye tuzikoresha zifite abantu bamwe na bamwe inimero bazigura buri kwezi. Gutunga telefone ari ikintu gitangaje, bakajya babivuga ngo mu bihe runaka abantu twese tuzaba dufite telefone, ukajya wumva ari inzozi, sibyo? Igihe kiza kugera uko abantu barushaho gushaka imbaraga zo muri iyo tekinoloji ishingiye kuri telecommunication, abantu barazamuka bagera ku rwego abantu bose haba mu byaro, haba mu migi, mu bakomeye, mu boroheje, banyanyagizamo ikintu bita telecommunication. Abantu bagera ku itumanaho rizamutse rifite imbaraga. Isi iri gushakisha imbaraga mu bintu byose.
ibintu bya kera ubu si byo biriho, ibyariho kera ubu byabaye icyo bita analog, ubu twageze mu cyo bita digital. Ibyo ni ibintu byose bikorana n'imbaraga abantu baba bakoresheje bashakisha, abahanga bavumbura, bakubita hirya bagaruka hino. Nagira ngo nkubwire mwene data, abana b'Imana, itorero ry'Imana, abasenga, abakijijwe, natwe dukeneye imbaraga, kandi izo mbaraga nta zindi ni z'Umwuka Wera. Isi irarushaho guhinduka umunsi ku munsi, ibintu birarushaho kukwizingiraho, abantu bararushaho kuba babi, nk'uko Pawulo yabyandikiye Timoteyo muri Timoteyo wa kabiri ibice 3 ku murongo waho wa mbere haranditse ngo umenye neza yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya. Kubera iki? Abantu bazaba bikunda. Kubera iki? Abantu bazaba bakunda imiya. Kubera iki? Abantu bazaba birarira. Kubera iki? Abantu bazaba badakunda babo. Kubera iki? Abantu bazaba barinda shima. Kubera iki? Uburyarya buzaba bwinshi. Kubera iki? Ibintu bizaba bitameze neza, abantu bazaba ari babi. Timoteyo Pawulo aramwandikira aramubwira ngo abantu bazaba bameze batyo ntugakunde kubana nabo, ujye ubatera umugongo. Bakundwa bene data, itorero ry'Imana rikeneye imbaraga. Haleluya! Dukeneye kongererwa imbaraga. Ntabwo ushobora kubana n'abantu bo muri iyi myaka utuzuye imbaraga z'Imana ukijijwe. Iyo utuzuye imbaraga z'Imana bagushyiramo imbaraga zabo. Icyo nashaka kuvuga muracyumvise? Haleluya! Nutuzura imbaraga z'Imana, abantu bo muri iyi si bazakwanduza imbaraga zabo. Dusomye rero ijambo ry'Imana riri muri ubu buhanuzi bwa Yesaya. Umva uko Bibiliya ivuze. Haleluya! Bibiliya iravuze ngo yewe Isirayeli, niki gituma uvuga ngo Imana yawe yarakwibagiwe kandi Imana yawe ntizi inzira zawe? Bene data babiririmbye. Haleluya! Niba hari ugutsindwa kubaho, gutsindwa gushobora kukubaho uri umukirisitu, kukakubaho uri umukozi w'Imana usenga, nukugera muri zone wumva ko Imana yakwibagiwe. Muri kubyumva neza? Njya nkunda kubona bavuga ubutumwa dukunda gukoresha ngo bwira mugenzi wawe. Naje gusanga nabyibanga ririmo, nukugira ngo wari watashye ngira ngo ase nk'ugaruka, no shitani yarari kwiba ase nk'ugaruka. Kuko hari igihe undi aba ari concentre yumva neza, undi nawe agahita atekereza ko ubwo bagiye kurangiza kubwiriza, amaterano agiye kurangira, agasubira muri bya bibazo bye, agatangira kubiviva mu iteraniro, kandi wenda mu byo bari kuvuga ariho yari gukura igisubizo. Haleluya! None umbwirira mugenzi wawe, umubwire ngo kwiganyira birabujijwe. Oya, uwo nguwo nawe mureba umubwire ngo kwiganyira birabujijwe. Kwiganyira biragatsindwa. Haleluya! Kandi abana b'Imana ibyaha byinshi mwarabiretse, ibyo mwakoraga mwarabiretse, ariko uyu munsi mugoswe n'umwuka ubabwira ngo Imana yarabibagiwe. Umva uko Bibiliya ivuze hano, iravuze ngo yewe Yakobo, yewe Isirayeli, niki gituma uvuga ngo Imana yawe yarakwibagiwe? Hari akantu karimo nakunze ngo kandi nta nubwo izi nzira zanjye. Zaburi 139 ivuga amagambo asobanura iryo jambo, iravuga ngo Mana warandondoye uramenya. Haleluya! Uzi imyicarire yanjye, uzi imihagurukire yanjye, ijambo ritaraza mu kanwa kanjye uba wamaze kurimenya. Aho njya hose uriyo, nazamuka nkajya mu ijuru urahari, najya ahantu hatabona urahari, kandi nagenda nkagera ahantu kure cyane ukuboko kwawe kwahamfatira. Ntawe wacikira Imana. Haleluya! Imana iragufite. Ureke babandi bajya bagucunaguza kubera ko baguhaye ikintu, akagusuzugura akakuvuga ngo ngiye ngufite muki. Ubwo se kwapfa ntimujyane kandi agufite muki? Nta muntu ufite undi muki. Niyo waburyiwe kuva mu gitondo kugeza nimugoroba,
akugaburira kuva isaha ya mu gitondo uko isaha ikurikirana. Nta muntu n'umwe ufite undi mu kiganza. Ubuzima bw'umuntu bufitwe n'Imana yamuremye. Bibiliya rero ikavuga ahantu ngo naremwe mu buryo butangaje. Iyo Zaburi ndi kuvuga ari 39 ngo naremwe mu buryo butangaje, ngo kandi kumenya icyo kintu gikomeye gutyo birandenga. Ni ibintu birenze ukuntu Imana yakuremye. Imana iragukunda kuruta abandi bantu bose. Imana ikwitayeho mwene data. Umugabo yaguhinduka, umugore yaguhinduka, abana bakwibagirwa, umubiri wawe utuyemo nawo waguhinduka, ugatangira gukora ibintu bitandukanye n'ibyo wawibwiragaho. Ariko Imana yakuremye ntabwo ishobora kukureka. Imana iri hafi yawe, Imana igendana nawe, Imana ibana nawe, Imana iragukunda. Urukundo ntabasha gusobanura, twaruririmba. Indirimbo y'149 yo yarabivuze, iravuga ngo inyanja zose zaba nka wino, n'ijuru rikaba impapuro, abisi twese tukandikaho. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibyo urukundo rwayo, umuririmbyi aravuga ngo nitwabimara n'ibyashirayo hakama inyanja. Imana iragukunda ntago yakwibagirwa. Ako kantu gakuremo kavemo. Haleluya. Imana ikwitayeho. Abo bakubwiye gutyo n'abantu, abo bari baragusezeranije bakakubwira ngo nibikibaye niki, n'abantu. Ariko Imana yacu ntigihinduka. Amen. Haleluya. Mu minsi yashize umuntu yarambwiye ati ukwezi kwa 6 ni gushira nzaguha miliyoni. Nigutangira, ukwezi kwa 5 nikurangira, utangiye kwa 5 uzaguha miliyoni. Nangira kuyibarira, imibare biri hafi nyine. Nangira kuyikubita imirwi, nyitera imirwi, nyikubitaha. Wese nibijya bikubaho? Ntago wakibagirwa itariki y'amafaranga, wakibagirwa ikindi. Nanjye naramugogereye ukwezi gutangiye. Mwabyumvise? Agiye kuma nkubita Kateresa. Arambwira ati nyirakana kavuya, baramusenyeye. Nari kubigira gute? Ahubwo ndavuga nireka nihutana aya ngaya nayo batagira bate. Mwamere Imana icyubahiro. Ndi mu nzira ariko ntangira kwibwira nseka. Ubu ibintu binsetsa bishobora we kukubabaza. Nangira kwibwira nseka ndavuga ariko shitani nawe arasambasambira. Dore abameze atyo uzarebe amadayimoni ukuna gutera iwe amera atyo najya burakahitana. Mwabyumvise? Mu minsi itari nk'itatu umuhungu wacu yareguye mu rwobo ku ishuri, acika igisebe, aza tureba igufwa ryari kuba ryavunitse. Ubwo shitani niba yashatse kugura akakubura, aravuga ati spiswa ndahitana iyi sisa. Arayitana nyine. Imana ishimwe ko nayo nayabonye. Haleluya. Ntanseka kandi ubwo watahurira, nugatahurira ako umuntu yagusezeranije akuzabana uzatwara ko ugashimira Imana. Abantu niko twabaye, abantu turahinduka. Umuntu akakubwira ati ejo nzaza ntabakije, umuntu akakubwira ati ejo nzagufasha ntabakigufashije. Ariko naje kugutangariza ko hari Imana idashobora kuguhinduka. Haleluya. Imana ntabwo ishobora kuguhinduka. Ukuza umubyeyi akikira akana ke gato agakomeza akarebana ubwuzu, yumva bamwe babona wanakaruma, ubundi ukumva wakarya n'inzara kubera urukundo rwinshi, ukagaterera hejuru, ukumva wakiryamishaho, ubundi ukagashyira hasi ukakubita agashyi, ubundi ukakirukankana. Niko Imana nawe ikureba. Haleluya. Umeze nk'akarabyo mu maso yayo. Ntabwo Imana ishobora kukwibagirwa. Mbabarira icyo kintu kiguhanagurikemo. Ijambo ry'Imana riravuze ngo haleluya, ngo mbese ntabwo uramenya ayo makuru?
nta nubwo urayumva, ntabwo urayasobanukirwa ngo Imana. Haleluya. Ngiye kiriya gice nagisomye cyose, iyo era kuri 12 ukagenda ukageza hano twasomye kuri 27, hariho na titire avuze ngo aya magambo akurikira avuga ku gukomera kw'Imana, bakavuga ubushobozi Imana ifite. Barangiza rero bakavuga ririya jambo kudakwiriye kuvuga ngo yakwibagiwe, bagahita bakwitaho uwo murongo uvuga ngo mbese warubizi kandi nturabyumva Imana. Haleluya. Umuremyi w'isi n'ijuru ntabwo iruha. Naje kubatangariza Imana itaruha. Bibiliya iravuze ngo ntabwo iruha, Imana ntiginanirwa. Nahoze nibuka urugendo yakoranye n'Abisirayeli ibakura muri Egypte ibambutse inyanja itukura. Rwari urugendo rukomeye cyane. Bibiliya iravuga ngo bageze ku nyanja hariya mu Kuva 14 haravuga ijambo ryiza cy'Ikinyarwanda ngo Farawo abatuza bakurikiye abamereye nabi, ibo babonaga bagiye gupfa. Imana ivugira mu muhanuzi, ariko nkunda abahanuzi we. Haleluya. Ivugira muri Mose iramubwira ngo bwira Abisirayeli bakomeze bagende. Imana yibitse imbaraga zo kukurengera, wabona inzira utayibona, niyo ibintu byashize ifite imbaraga muri yo zo kubirema. Mbwira mugenzi wangu nibinashira izabirema. Ego ko mumeze mute? Ndi kuvuga nihuta. Haleluya. Nibinashira izagira ite? Yibitsemo imbaraga. Ni Imana itaruha. Ndimo ndabareba mwarushye. Muri iyi minsi hari ibitangaza byitwa umuruho. Abapagani bararushye n'abarokore bageze gute? Cyokora abapagani bo barushye umuruho dubure kuko barushye umuruho wo mu mutima, ariko n'abarokore bageze gute? Bageze gute? Njya mbere bangatangara, ukava mu rugo uri umubyeyi wagiye kwiruka kujya gushakisha, ukahasiga abasore, wabahamagara uti muze mutore ibintu nzanye wenda n'agafuka k'umuceri cyangwa k'ibirayi. Abana b'imyaka 21 biriwe muri televiziyo cyangwa kuri za telefone, ukabona agize ngo qu'est-ce qu'il y a? Wabaye iki? Ararushye. Isi yuzuye umuruho. Abaririmbyi babiririmbye muri iyi si yuzuye umuruho. Indirimbo ya 90 iravuga ngo igerekaho ngo ni umuruho n'iki? N'amahane. Kandi mu isi icyo ukeneye ntabwo ushobora guhera ko ugira ukibona. Indirimbo ikaturarikira ku munsi mukuru, ariko kiriya kirori n'ugisiba uzaba uhombye pe. Ndebera uwo muntu mwegeranye, ndabona hari abamaze gutaha no gusinzira, umunyeganyaza umubwira ngo kiriya kirori nubwo uri gufatwa n'agatotsi ntuzagisibe. Ejo bundi umuntu yaransekeje anganiriza umurokore. Haleluya. Anganiriza kuri iriya saha Yesu yasabye abigishwa be. Iriya saha yabasabye ajya kujya kubambwa. Yarambwiye ngo biriya ntago byari ibitotsi kuko bari abagabo bari basanzwe bakora amajoro baroba kandi badagira bate, ngo biriya ni ibitotsi. Mu Gifaransa yambwiye ijambo ryabo byita ngo ni assoupissement, ni ikintu bitaguhunikira. Ntusinziriye uzumva hari n'umuntu uzakoraho umubwira utariko muri nko mu masengesho byagenze bitakubwira ngo rega ndi kumva, burya abayumva ariko abahuniki. Ariko mu guhunikira shitani ashobora kukuriganya. Njya nibaza ko burya cyagihe iyo basenga bagasenga n'imbaraga, hari amavuta bari gukura kuri Yesu yatuma batagira iherezo nk'iryo bagize. Imana itugirire neza. Bibiliya rero yavuze ngo Imana yo ntabwo iruha. Uwo muruho nawe ifite, uwo munaniro nawe ifite. Imana yacu niroha, ifite imbaraga yibitsemo, n'imbaraga zitarondoreka. Muyimera icyubahiro. Yavuze, yatanze itangazo ngo niyo. Haleluya.
niyo kaga kamera nako kaduha discipline nkatwe tukunda kwisaragurikira nakare wumva nagurutse kare ariko ndi kubona ndi kujya hariya uyu mwana ka mbese byabaye ibibazo ariko mwihangane niyi intege bagize bate hari igihe uba uri muri korale ariko ukagera igihe ukarambirwa ariko Imana ije kuguha imbaraga. Haleluya. Yego korali karyoha ariko repetisiyo zayo, imisanzu yayo, amajene yayo, za message rero ziva mu bahanuzi hirya no hino. Uwagikongore yabatumyeho, uwacyangugu yabatumyeho. Hakabaho n'igenda no buhanuzi buje ari mu migani. Bati muri mwebwe hari abihinduranya bameze nk'imvu, ukajya uvuga utese uruvu ninde, ni kwijwi rya mbere, ni kwijwi rya kabiri, ese buriya ukikontorora kandi wacishamo amaso ukajya ubona abantu bose n'abapantekote ukayoberwa uruvu ari we inzoka iyo ariyo. Yo abantu barananirwa. Ubushakashatsi bwavuze ko urugamba rwose iyo umuntu arushoje, rwaba urugamba watsinze rwaba urugamba watsinzwe, rugusigira umunaniro. Mwabyumvise? Burya niyo wahangayitse wubaka ikizu ukacyuzuza abantu bakakumeza ngo wow burya wo warapfuye warashi. Hari umupapa umwe, reka muvuge nawe nareba izi nyigisho ari bwumva namuvuze nanjye hari igihe yabwirije aramvuga. Aramvuga avuga ukuntu nagiye kubwiriza nakuyemo inda. Njyewe nari nkwitindanya kwa muganga kwa Claude, arambwira ati uyu mwana yapfuye, kandi nagiyeyo nari mfite ivuga nindi tangira kuvamo. Arambwira ati urasigara hano mu bitaro, kandi ahangaho ko tubikora ni 200,000 utagize ikindi kintu kikubaho nyine cya imprévu kije gitunguranye. Umufuka wa bwana sanga harimo 0, nkubise mu wanjye sanga harimo minus. Ndavuga nahangaho ntago ari ahanje. Hari Imana itanga imbaraga. Haleluya. Ndagenda nyine nsanga bakoze ibintu byose byose byiza, bandindiriye nk'umusazi, nk'umuntu wagize ibibazo, nk'umuntu ufite mu mutwe hatekereza ukundi. Ariko ngiye imbaraga z'Imana zankoreragamo, kandi nyuma yo kuyishima yisi nshumbusha. Haleluya. Hari imbaraga zituma ubihevinga uko abandi batabihevinga, uko abantu batekereza, uko abantu bareactinga, uko abantu bibaza iby'isi. Hari imbaraga muri wewe zigukoreramo. Erega hari imbaraga zitubesha muri uyu mujyi wa Kigali kandi tutagombaga kuwubamo. Hari imbaraga z'Imana zituma abantu badutegereza nk'abari bupfe bakabona turazutse. Hari imbaraga zituma dukomeza gukizwa muri iyi si yuzuye ibyaha. Hari imbaraga zituma tubwiriza. Hari imbaraga zituma duhagararana n'Imana tukayihamya nubwo ibidutera kutayihamya ari byinshi. Hari imbaraga zituma dutegereza n'amasezerano, niyo yatinda tukayategereza kuko tuzi ko azasohora. Hari imbaraga z'Imana. Haleluya. Kandi yambwiye ngo bambwirire ngo ndaza mbongerera imbaraga. Amakuru yizewe rero byakozwe n'intumwa biravuga ngo abigishwa bamaze kuzuriza imbaraga. Mu gice cya mbere harimo ijambo ku murongo wa 8 basobanurirwa na Yesu ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, muzaba n'abagabo bo kumpamya Yerusalemu, Yudaya kugera ku mpera y'isi. Ariko ibyo birangiye noneho. Haleluya, haleluya, haleluya. Merci mon frère. Haleluya. Ibyo birangiye noneho batangira kuvuga ibintu. Haleluya. Bibiri ijambo ry'Imana rirambwira ngo batangira kuvuga indimi, kandi indimi bavugaga zari zisobanutse. Ngo abari babakikije ngo baravuga ngo dorere abangaba si abantu twari dusanzwe tuzi. Bamwe sabi Pamfiliya, abandi sabi Ponto,
abandi si abaha n'aha ko batangiye gusobanuka, ko bavuga ibintu bashize amanga. Izi mbaraga Imana ije kukongerera zizagusobanura. Imbaraga z'Imana zisobanura umuntu. Haleluya. Umukene agahagarara imbere y'abantu kubera imbaraga z'Imana. Abarisansiye, abadokiteri nibamuhage kubera imbaraga z'Imana. Haleluya. Imbaraga z'Imana zikaguhagarika ku ruhimbi umwaka umwe, ibiri, abantu bahagukura, bagutuka, bagutoteza, bakubeshyera. Imbaraga z'Imana zikaguhagarika, bakazageraho amagambo bakayareka, bakakuvaho bagafata abandi kubera imbaraga z'Imana. Imana yambwiye ngo ije kubongerera izo mbaraga. Imbaraga z'Imana zijya zituma umuntu yubaka urugo muri strago. Ukazamuka umusozi we, wagira ngo ugiye kumanuka, ukamanuka ukajya ubona ugiye kujya mu mwobo, ukavuga utari kuri urugo ruriho ntiruriho. Umunsi umwe rukazistabiriza neza, rukaba stable kubera imbaraga z'Imana. Abafite izi mbaraga ntago bananirwa, ntago bacogora. Reka bagutuke, reka bagusuzugure, ariko yakirira izi mbaraga. Ndashoje, umwanya bampaye singomba kurenzaho n'umunota. Nimuhaguruke, Imana yantumye ngije kubongerera imbaraga. Amen. Warucitse intege, Imana ije kukongera imbaraga. Hari abantu wari uri gucika intege kwihanganira. Yewe hari igihe abantu bakurushya, abantu bararushya, abantu turakurushya. Yesu we, abantu barushya abandi. Ariko niba Imana ishaka ko uwo muntu muba mukiri kumwe, iguha imbaraga kugira ngo uzasoze iryo shuri neza. Haleluya. Hari business iri kukurushya, wacitse intege, kandi Imana irashaka gukomeza kuyikora. Imana ikongerera imbaraga. Ikigeragezo kiri kukurushya, Imana ikongerera imbaraga. Amagambo arakunanije, Imana ikongerera imbaraga.